wabaye wowe ntiwahindutse kuva tukimenyana. Nanjye ndagukunda, nkubonamo icyo umuntu nyamuntu wanyawe bivuze. Nanjye ndagukunda, urukundo ni wowe wa mbere nigeze, umutima ni wowe wa mbere wamenye. Mu rukundo njye nawe urabizi ko twanditse inkuru, bose baririmba uturabo twiza duhorana tuzira amahwa. Nzahora ngutura, urukundo ni wowe wa nyuma nzigera, umutima ni wowe wa nyuma wamenye. Izuba ridahari twe twese tuziko izi ndabo zakura. Ijuru ridahari nanone tuziko sinagisobanura. Ubuzima udahari nanjye ubwo sinabaho, utuma kubaho bigira icyo bivuze. Ubushobozi dusubizwa tukaba bazima, tugana kwa muganga, icyizere cyo kubaho ndavuga amahoro.